Ndabaramukije mwese inshuti z'ukubaho Table Talk kandi mbahaye ikaze kuri aya meza aho duhura tukaganira ku kubaho uko tubayeho ndetse nuko twakagombye kubaho uko dukwiye kubaho. Turahura rero tugatyazanya tugasangira ubuzima, umwe akagira icyo yungukira ku wundi kuko twese buri umwe afite icyazi undi atazi. Niyo mpamvu biba byiza iyo abantu basangiye bahuriye hamwe bagasangira icyo kintu kuko ubwenge burarahurwa. Uyu munsi rero icyo dufite ku meza nkuko mumaze kubimenyera, igitondo kimwe ntanga quote cyangwa se ijambo, umunsi ukurikiyeho ngatanga ikibazo kuri rya jambo cyitwa why, tangira byitwa why, hanyuma undi munsi ku mugoroba nkabahereza video ivuga kuri bya bindi bibiri bitambutse. Impamvu nkora ibyo ngibyo nuko twese uko twicaye kuri ano meza ntiduhaga kimwe, uko umwe ari agahita haga sikundi bigenda. Rero nkoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo hatazagira urwara bwaki cyangwa se hatazagira ucura uwundi ahangaha nyine. Nibyo ujya utekereza ku hazaza hawe, twese dutekereza ku hazaza hacu, ariko niba ujya wibwira yuko hari umuntu uzahagukorera cyangwa uzahagufasha, tangira wibwira ukuri ko ari inshingano zawe. Ikibazo cyarabajije ngo utekereza iki ku hazaza hawe, n'icyo uhafitiye? Ese wumva uruhare runini ari u Rwanda? Benshi mwagiye musubiza ko ari mwebwe ubwanyu, abandi bati Imana. Nibyo koko, ariko mu buzima bwa buri munsi uzareba inshuro ugirana ibibazo n'abantu bo mu muryango wawe, kwa nyoko wanyu, kwa nyokorome, kwa so wanyu, ngo ntago bagufasha ngo kandi barakize. Ruhuka, reka kugirana ibibazo n'abantu, reka rwose kuvuga ngo abantu barakuriye ngo utari inzangano. Ntago Imana yakuremye ngo igushyire ku isi ngo abantu bakubesheho. Imana yarakuremye iravuga ngo ugende ubeho. Ababyeyi baragufasha bakaguha ibintu by'ibanze, ariko wamara kwigira hejuru ukamenya icyo ukeneye, ukamenya ubuzima bwawe ushaka, akaba ari wowe ubwikorera, nta wundi muntu wundi ugomba kubugukorera. Rero iyo abantu bagufashije cyangwa baje bagusanga baba barimo bakunganira, biba ari nk'amahirwe, ako ntabwo biba ari inshingano zawo, ahubwo ni inshingano zawe. Ushaka kureba umuntu ukavuga uti barize, baraminuje, bafite imirimo, bameze neza, ariko nta kintu batumariye. Ariko ntago ibyo ngibyo bipimishwa ijisho. Ushobora kurebera abantu inyuma wowe ukavuga ngo bagezeyo, ariko mu by'ukuri wa muntu aba afite ibibazo bye nawe ahanganye nabyo. Rero wowe iyo uri gutekereza ibyo ngibyo uravunika, we yigaramiye ameze neza arimo ashakisha ibisubizo by'ibibazo afite, ariko wowe urarara udasinziriye, ubuzima bwawe bukubihire, wishyiremo abantu kandi urimo urabarenganya. Tekereza nawe ukiri mutoya uko wari umeze, ndahamya ko atari kukimeze. Hari urwego wavuyeho ugera ku rundi. Ese ufasha bangahe? Kuki utabafasha n'ukuri mu bise? Ubuze abantu bakuri akavuga ati wabaye umukire ariko nta kintu bamare. Nese koko nibyo bajye bakuvuma? Reba uburyo wirirwa uhanganye n'ibintu byawe bitondeka ku murongo, byanze gukunda. None hakaba n'undi muntu ukeneye kumufasha. Mureke tureke kurenganyana, mureke tureke kurenganya bariya cyangwa se ngo natwe turenganywe. Ahubwo buri wese yumve ko agomba guhangana n'ibye. Ba bandi babonye ubuzima, ba bandi bateye imbere, batubere icyitegererezo, tubarebe, tubigireho, two kubakubitira agatoki ku kandi, twe kubura babigenje bate. Niba ngombwa tunabegere tubasaba inama, ariko byo kuba intandaro y'iki, y'amatiku cyangwa se y'inzangano mu miryango, ngo kwa kanaka kwa kanaka kwa kanaka. Oya, ntago ari byo. Aka kanya ukiri mutoya, cyase reka mvuge wenda iyo tuza kubwirwa iri jambo tukiri batoya, ntabwo twaragiranye ibibazo n'abacu kuko twari kubimenya, ariko twe twakuze twumva ko tugomba gufashwa, ariko twibeshye. Niyo mpamvu aka kanya mbabwiye ngo muruhuke. Nta muntu uzigera gukorera ubuzima, ni wowe ubwawe uzabwikorera, kuko nuriya aracyareba ubwe, nta hantu arabugeza, nawe aracyafite iki, ibibazo byinshi. Imbaraga rero tuzikoreshe tugana aho dushaka kugana. Bitabaye ibyo ngibyo nta hantu tuzigera duhurira. Ariko ujye ugiye kumusaba ibitekerezo ahubwo yakumva ko unatekereza, ariko urajya hariya ukijundika ukamwanga ko yagute, ntunamwegere, ugasanga nawe araguhunze, kanagira ngo wenda rimwe na rimwe ntunatekereza kandi utekereza.
so turekeraho ngaho rero turuhuke. Nabivuze cyane kuko nzi ko ari ikintu kinaniza abana bato cyane cyane. Numara gukura ukarangiza nk'amashuri yawe ugatangira gukora, ukajya uhembwa 200,000 ukabishyira mu mibare byose bigagushirana, ugasiga nta na 50 ufite, niba uzavuga uti yo burya se bahonkere banjye koko nabarenganyirizaga iki. Ni byiza rero ngiye akanya ndabikubwiye kugira ngo uruhuke aka kanya ubyumve. Nta kintu baba bafite. Ndaguha urugero, ushaka kundeba gutyo bati sharamdamu rwose n'umukire wamankamera nkawe, ntuzigere wifuza kumera nk'undi muntu. Kuko ntaguzi ibyaba arimo, kandi ntukajye wumva iteka kudakwiriye kuko hari undi uri munsi yawe, hari undi urusha ubushobozi. Rero rwose pe dutuze turyoherwe n'ubuzima. Reka nkubwire, kambivuge mu Gifaransa, tu es le capitaine de ton âme et tu es le maître de ton destin. Ahazaza hawe, roho yawe, byose biri mu biganza byawe. So mureke tubeho rero tubohotse, turyohewe n'ubuzima, tudafite ibintu bituziritse mu mitima. Hanyuma nanakwisabire rwose uze tubane kuri ano meza, dutyazanye, dufatanye bamwe ku bandi. Murakoze.